rungu mfite plan yo kuba umukungu abasukuru ngo mfite y'irungu none ngo mbaha amasiga abahungu izo stories zimpereye tuno nzosubira school nafashe umuzungu hano humba mfite umufana mfite speed nayo y'ubumara maze nk'intare ifite ubukana kandi school bameze nk'amana rukumo nigeze guteza nafite igese mu mbiko shoti igipimo mu jisho buri habinyi rasa mu cyico buri ndwara nyibera urukingo mwambi narasora nk'umurigo ibirori biri mu kurenga hip hop kugira ngo nzo nono nzayizemo ibintu ari fresh n'ibyo nigira kuyiza ubona hip hop idakunzwe hip hop na ntabwo ikunzwe man ntabwo ikunzwe bro hip hop ni icyaha kuba uyikora seriously uyu muntu akoze hip hop like how gute hip hop ari cyaha kuba uyikora muri society ni ukuvuga ngo nyine nk'ubu ngubu ushobora kujya nk'ahantu bro ngo ugiye gukora igitaramo cyangwa se ngibiki ariko ubona noneho nagiye mu bintu byinshi nko gutyo ugasanga nko mu karori k'abakire batumiyemo nk'umuraperi ngo aze kuza kubasusurutsa man umuraperi yaza ukabona babisuzuguye mu matelefone mu bikimana naho ukabona nyine ntabwo ari ibintu bashaka no kumva ye hip hop umuntu ayumvisha mba numva aribyo nta n'indi njyana nyuma numva ni ukuvuga uri kuvuga ko hip hop idahabwa respect yakabaye ihabwa hip hop muri uru Rwanda iri underrated byatari So welcome my people, wherever you are, so we live again, and this is our Liver TV show. As we proceed to give what you need, we are back. So uyu munsi tubazaniye umuraperi ndamubonye numva yazakora ibintu bya danger. Tugiye kumuha umwanya aduhe freestyle ziwe. Hanyuma mwebwe muratanga amanota angahe ku ijana. Bro, let's get it. Let's go. kumukandara ngenda nadaga muri icyango nigewe mufasa itakinga namaze gukaba burira kasamba ndi professor ngira indwara y'isesemi iri guseka kumwenyura cyangwa gutebya y'ubutanzi bagubu hamwe idashinzwe kuvanza mpamvu nisiha idaloba cyangwa sigita iyo bamvuga banyita tica kumutwe murano boshinsajya kapito mfite aho mu misaya aho gushinzwe kugenda na sida napfuzira gusmokinga sika bitipenda let's get it. Iyo bikiri kugira ibika fite rush ni kugira ibiki kutagumva uri basi gikororukanya cyangwa uri boss kicemba bajama zero umuhaye ifite amatama street tuje nzayituma fa kugishishura ingendo mbere y'ukujya gushishura umwendo izo saki zibereye dendo nkambi narashora kumurego ibiceri birimo kurenga mfata igikapu nkajya mu gatenga nihumba shaguro kuko inkero uburo zibamo kwirisha urusenda So bro, imeze bite se? I'm fresh ngeme Umeze neza. Amazina y'ubusani ukoresha na yahe? nitwa Jibril Demandem. Jibril Demandem. Kuko twumva ufite flow za danger watangiye gukunda hip hop ryari? Ni ukuvuga ngo njyewe natangiye nikundira ingoma zitari hip hop. Noneho nyine uko iminsi igenda yicuma iki naje kuza umuntu watumye numva hip hop byatari navuga ko ari nka Bulldog. Buddha. Buddha. Then noneho mpita nkunda ibintu by'umuziki wa hip hop noneho byimbitse niko kugenda nyine mbona n'abandi ba artist nkumva ngiye nkunda hip hop niza kurangira nanjye shout out to Stana ibana nawe no muji wanje ahantu ari muhaye shout out wambaye ureba hasi urambye ngo wemera Buddha niba umwemera koko wakyanganye na beat we duhe aka freestyle ku ngoma ya Buddha yari yose ukunda nk'umuntu wakuze ufana ku buryo nanga hari gihe yareba iyi show akavuga ni cyaze uyu muntu anayemo kabisa. Okay. Kwinjira genge nyoboye no kubukaze mu njunga na lenge no kuba menge fo kwitonda mbere yo gukora ubwenge isafari ndende dukora inzira n'abasirikare badenze bashyira ifeke bagasiga abana bato bareba ibitente ubwo so ivutse turi ku mihanda abapape basohora inzembe abana bakurira imyenda banyina bagacaho duca ibitenge kwigira iniga bikabije kirazira kino munsi ya age nanone kirazira kwinjiza muri genge nigitumva amafenge uruko kidafite umwenge nabyo mbuza
kumwinjiza imirenge yarengereye nacyambuza kuyipfumuramo imyenge ndacyavuga slang lens n'abinzige mbato nari nenge mwenda mu migende muri budende turi mu ngendo z'indege banyita legesta zani legesta nzi kugenza ibirenge bapampe bavuye mu rusenge tuganirire kuko w'inyarugenge urukumva ko flow za Buddha azikubisemo kabisa. So noneho wumva se hip hop uzayikora fresh ku buryo bizacamo? Hip hop njyewe nyine ubundi umuraperi nyawe twege umuziki tukora hip hop kuko nyine navuga yuko hip hop ngiye ikintu mfasha ni nka ya magambo bari kubyiganira mu muntu niyo ngiye mbyazamo izo freestyle wumva nyine haso ibiki n'ibiki wagiye nyuramo hirya no hino yani kuvuga ngo nyine ngiye nandika ngendeye ukomeze ntago nitaye ngo nakamumara cyangwa ntago nakamumara. None se hari mirongo uba wanditse uba ufite muri nuza mu mutwe ingoma dufitemo ni nyinshi? No se tudakoresheje beat wakihanganye nk'amasegonda 30 ukagira imwe mu nganzo wanditse udukubiteho aka freestyle kugira ngo abantu bumve nyine imirongo yawe. Ngo kuki utagira inkangu nge mfite impamvu ituma nkunda kuruta iyo myaku umuti uri muri kubiceri na rap nabyo gukunda beach bagateraho amapafu mfite purpose yo kugura isambu nubwo mfite imyaka kurapa muri Rwanda no kwizirika igisasu kuko ndabizi ko izi products zikundwa na producer ndetse nanjye gusa abandi mwese ngizi ngoma zirasakuza imihanda yaranyereye mitamo kubika simbona kumurika byoroshye nko gukirika kugafata no guhena bakagakubita biceri by'amaniga bishirida mu maputa muri geti nzaragirimo kudukira igitasto bonyuramo ku munsi nzandika ku rukuta sinaterura iryo kamba mumbona migikamba mumbona muganja ngo mbameze nk'ininja. Chazi shout out kabisa mfite flow za danje kabisa. None se niki kikugora kugira ngo ukore music kugira ngo tubone ibihangano byawe kuko ndumva u Rwanda rufite abaraperi benshi beza ariko namwe urumwe mu beza numvishe kabisa. Yanjye nkuko bimeze nyine nta n'ingoma nari nashyiranze nyine njye ndazandika gutya ariko nyine urebye njye ntabwo naba umuhanzi ntari narangiza ishuri. Uri kwiga? Uko byagenda kose ntabwo naba umuhanzi ntararangiza ishuri. Okay, none ngira udukinire aka beat none udukwemo nuza akandi kantu ushaka tuniganira ubundi tuza dusoza show yacu. Muri gihe urimo kugashaka se wumva rap uzatangira nko kuyikora ryari? Rap ni umwaka utangiye ariko ntabwo nahamya ko ariwo neza kuko mba mfite n'ibindi bintu byinshi njye mba numva ntaba umuhanzi ubundi. Wenda namuba ariko nyine hari ibindi bintu ngomba kwanda nkageraho ako nyine n'insoza amashuri wenda. No se kimano idapfukiranwa amana? Ntabwo ipfukiranwa ndabyumva niyo mpamvu nanjye n'insoza amashuri ariyo gahunda. Cyane kabisa. Iyo beat wayibonye ugiye kudukubitiramo se? Nta kibazo beat zo kiyo wata akoreka mba kubitaga nawe. Show iyi ni Waliva TV show twabazaniye umwe mu baraperi. I want a song, I want a photo just to keep it from my own. Jibira kumbuye kumva umuhamagara love ntabwo nzi ngo byaje gute bisanze nahemutse ngarutse imbere yawe mfite umutima umenetse gusa please nyumva listen of course I was mistaken sinzi uko byagenda nsanze warabaye taken. My life is better nubwo nabonye amahera wish nsigaranye niye kubona cyakera imana imbabarire kuko umutima namenye gusa nawe mbabarire kuko kugaruka ntinze sinayi kujya mu rukundo kandi mfite kize nk'icyo cyoboye gusetsa no gukora tize tutanasohoka na basi ngo yishyure bwi umunsi ntacyo mfite usiga ntafite. Ciao so bro ufite nuza talent ya danje kabisa. Ufite talent ya danje. No se ninde harya wambye ngo wiga? Ye niga hari ya joke tu. Wiga mu kangahe? Igi mu gatandatu. Nose ngubu wazihanganye ukarangiza nka segondere byibura ufite nkakugoma kamwe hanze. Nubundi mbona
nka gutya mu biruhuko nzaba nyine nshobora guhitamo Beta Kaboro kuko uko utinda gukora music niko abandi baraperi bagenda bavumbuka benshi cyane ugasanga barakoze ukabona ko kumeneramo ni hatari. Yego byanashoboka ariko buriya nyine navuga yuko nyine ntawe yobye umugisha mani n'ubundi nyine ufite umugisha wo kuzakundwa cyangwa kutazakundwa nuko nkuko byaba bimeze niyo haba haraje abandi benshi cyane. So ubu se ntitwasoza show cyangwa dusoze show adukubisemo akandi kantu twitendinga show yacu, urabyumva ute Musanini? Njye nta kibazo. Okay, none dutemo akandi kakapera noneho kari ku mutima wawe. Ubundi bana uyu munsi twari twazanye umwe mu baraperi cyo biga new generation barimo gukora ibintu bya danger kandi banafite talent, ni ukubashigikira, ni ukubaha support. Nanjye ariko ni mushyigikire guys, nanjye ni mushyigikire kabisa, dukora ibintu bya danger. Let's get it. Kuwa mbere ugomba kujya school cyangwa uvuge tukugire umuvumvu aho school umuvuga sikonge nanze nkonje n'inkoni z'umufoto koza zinda mu gifu ibunga idahiye ziyeme funge na taxinere ya karungu mfite plan yo kuba umukungu aho school mba mfite y'irungu none ngo mbaha amasiga abahungu izo stories zinteregete uno nzosubira school nafashe umuzungu hano humba mfite umufana mfite speed nayo y'ubumara uze nk'intare ifite ubukana koza school mbaze n'amahanga rukumo nigeze guteza nafite igese mu mubiko igituma mu jisho buri haduye rasa mu cyico buri ndwara nyembera urukingo mwambi narasora ku murigo ibyari biri mu kurenga mfite nkajya mu gatenga. Let's get it. Okay, no. So guys, dusoje show yacu, mwebwe muratanga amanota muri comment section, ni mu kunde ikiganiro n'ubutaha twazamugarura. So guys, no dusoza show yacu, nicyo wabwira abantu nicyo wasaba abantu kugira ngo kariyeri yawe izagende neza, kuko ngewe already ndikumva uri umusani wa danje, ikintu kibura ni practice nyinshi, kujya studio ukamenya ukuntu bari codinga fresh, nicyo kintu kibura, gusa nkaho talent yo urayifite kabisa. No kuvuga ngo ikintu ngiye numva nasaba abanyarwanda kugira ngo nzaze muri kariyeri yo kurapa nyine neza biro official ibintu bimeze fresh. No kuntu nyine abantu barekera wenda gusuzugura injyana ya hip hop cyangwa se umuntu wese gukora injyana ya hip hop ugahita bakeka ibindi bintu. Hari abantu batumva hip hop ngo ni bibi, man iyo biteze amatwi wumva ari ibiboro binarenze. Ikintu cyane nasaba abantu kugira ngo we ikintu usaba abantu no gukunda hip hop, no gukunda hip hop kugira ngo nzonono nzayizemo ibintu ari fresh n'ibyo ningira kuyizamo. ubona hip hop idakunzwe? Hip hop na ntabwo ikunzwe man. Ntabwo ikunzwe bro. Hip hop ni icyaha kuba uyikora. Seriously? Uyu muntu akoze hip hop. Like how? Gute hip hop ari cyaha kuba uyikora muri society? No kuvuga ngo nyine nk'ubu ngubu ushobora kujya nk'ahantu bro ngo ugiye gukora igitaramo cyangwa se ngibiki, ariko ubona noneho nagiye mu bintu byinshi nko gutyo ugasanga nko mu karori k'abakire batumiyemo nk'umuraperi ngo aze kuza kubasusurutsa. Man umuraperi yaza ukabona babisuzuguye mu matelefone mu bikimana, ukabona nyine ntabwo ari ibintu bashaka no kumva. Ngiye hip hop umuntu ayumvisha mba numva ari byo, nta n'indi njyana nyuma numva ari nziza kurusha hip hop. Uri kuvuga ko hip hop idahabwa respect yakabaye ihabwa? Hip hop muri uru Rwanda iri underrated byatari. Icyo usaba ni uko abantu bahindura imitekerereze. No kuvuga ngo byaba byiza bahindura imitekerereze. Nuko nicyo ngicyo gusa nta kindi. Nta kindi. Okay, no guys, so turi kumwe rero uyu munsi twari twakiriye uyu muraperi, so we sign out.